usanga abandi bansize. Rase mukankosira. Mukankusi. Shano ryo kwa ntibindeba. Ari ngukomboye. Bambwa akazi bose ubutuku. Urukumva magari. Sani warona nkomboye. Ntacyo gukumbuyeho. Tamagira mu gitondo. Utamagira ntabyo ari kuvugana nawe. Ariko bako mukankusi noje yendoka. Umpamagara icyaho uvuga ko nigende. Nasubone warona nsohoza. Abanye nabi kuryo utansoza mukanko. Kwa ntibindeba nta n'umuco mugira koko. Mukanku. Ubona ngana nawe ku buryo rw'unya musa ugasoze. Ga basi sorry. Ariko nyane nari gukombera nshaka gusa. Ngo basi nsure. None bajya kwa ntibindeba. Mukankusi nakanda. Basi nsure. Iyo akashase kwa kakezo. Basi mbabarira. Ego, nsure mbabarira. Nari mvuze ngo sorry. Ni Cyongereza. Ndi wacarambuka. Abana bawe se nibeze ngo bajya kujya Cyongereza. Nawe urubange mbwira ibyampamagariye no. Yarashaka gusohoza. Nari ngukeneye pe, nari ngukumbuye kuko ibintu byabaye hariye. Byavugije uruhoho. Ibiki? Nasa namenye amakuru. Ntabwo wamenye amakuru byabaye kuri Mutesi mukobwa wawe. Ntabwo wamenye amakuru. Umva tambwira ko aya makuru ura butayazi. Yambe neza rero. None se ntabwo uzi ko umukobwa wawe Mutesi bamufatanya n'undi mugabo kwa Eric yamufatanya n'undi mugabo. None se ntagizi. Umukobwa wawe Mutesi bamufatanye n'undi mugabo. Nindi binde wari wagiye yose. Ntabwo umugabo se bagiye no kumufunga. Bafatanya na Mutesi. Izo nkuru ntago nari nkeneye ko ziguturukamo ngo ziza zinsanga. Wabyumvise neza? Ase kankubwire mukanko. Narabikubwiraga ntubyemere. Mutesi yariryaga. Mutesi ntihazi kwita ku mugabo wiwe Eric. Nyine ni nka mama we mukanko dore ko wibyaye. Wagira ngo aragiye ikaraga mu nda. Arangije arasohoka. Yakoze wese ngukunda we wisubiyeho. Unkunda mwikisi. Wisubiyeho nta kuntu kijya kwibetana ko. Kandi mbere mwari muzwe mwakaba gutonto. Yego ye. Tonto. Ariko narubero narageze ndabona. None se ubundi ngubaze mugorega wavuze urarukuntera iseseme neza uzi ko kurya ndi kumva ntayamanga. Uravuga ndakureka. None se nkubaze. Mutesi bamusohoye wenyine. Nta mukobwa numva undi nawe basohoye se ntabwo araryamanye na Eric. Eric umukobwa umuhungu wande. Umuhungu wande bindeba. Umuhungu wande bindeba musaza wanjye. Musaza wateyera. Mwasiga so mukajya he. Reka tukanseke. Kuko nta mukangusi nta ntibindeba bose. Nagati kamwe. Eric aritonda. Yego. Hera aritonda. Eric aritonda. Hasakende z'ijoro. Ari kwitonda ibiki? Ntabwo yagiye gushaka ihaho. Reba ariko Mutesi ko nasigaye abyibushye. Abyibushijwe n'iki? Abyibushijwe n'iki? Akanya bagiye kuno Mutesi yavuye wanyasa. Yasikiwe. Bagiye kuno yavuye wanyasa. Umva mugore mwiza baramutereta. Nimba Eric yarazi ko yazanye igitego joro yazanye umugore usobanutse. Yo mpamvu bamutereta. Mutesi yarabyaye waba yarabuze umugabo. Biramaze. Eric agira gute? Ajya kumureba. Amuhata urukundo amuhata icyo kurya umukobwa aragenda arabyibuha. Birenga aho rero tutarya ajya kumucinya makubera indashima zo kwa mukankose. Umva yewe na Eric si shyashya ndiko nakubwiye. Nawe yasamaraga kurusha inkoko. Nakubwiye ngo nta ntibindeba nta mukankose bose ni bamwe. Eric aritonda. Ntamwe no kwa ntibindeba bapfuye. Nawe ahubwo nawe ndi kubona iminsi mike ariko uje kuza kumera. Jewe baba we. Baranzi sheri. Esamba mbona batabyibuha nk'abandi. Ngwanyu ngo murarya muri n'abakiri. Taye française sheri. Ngogiki ngiye kubikibundi mere nk'umugore wabyaye. Byarasabyarirwa nanjye. Tuba twarinde zuzuye tugakora gasporo sheri. Numva mugura siporo. Iwanyu bijya birya siporo. Gukora siporo. Gukora siporo kaguma kuri size utagiye ngo ubyimbakane. Nagize ngo iwanyu mujye siporo. Turayikora. Uzaze nkujyane muri gym. Njya kugira uteye. Ese nawe ufite agataye keza da. Ese ko undi wabigeze nshinzi. Mba niyitayeho. Banitayeho sigaye mpinga bebe uzaze urebe iwanyu urebe n'inkonoroye. Ariko ibya Mutesi ugenda kubwiye ngo mushyire hasi. Nuzajya ushaka icyo ujya kuvuga ntibindeba. Kuko nawe ntabwo
ari shyashya ku musozi Inde? ndahamya ko nawe ari Ibindaba icyamamare se wamuraruraga witonde ibindaba ni wamuraruraga ukamureka itonde mukuru wingerereza mfite iyo ndi kwigira ariko ndakubwiye ngo sinzongere kumva mpamagara ku gasozi sindi murumuna wa nyoko nshuti ishinge nawe witonde ndi mama Mutesi ndi mama Gashirake abana banjye bose urabazi nta n'umwe mutazi mukangusi we kahuri igihaha ku musozi nzajya mama Mutesi basi sibyo komeza yigiye di nanjye nafite ndi kwigira ariko Cyokora urangwa mu gitondo. muganirize muganiriza ibiki umukobwa wawe witware neza kuri Mutesi sigikeneye kumva umuntu umuvuga igihe akiri nakubwiye ngo witware neza kuri Mutesi Igihe uko akiri nyumva kumwe na Eric. nakunyumva igihe turi kumwe na Eric Eric ni Yego. iki si musaza wanjye noneho ngenda igice cya Mutesi uri mama wiwe ukumva ukomeye ari nde yareze nabi Ukomeye wareze nabi akiri wanshinze ariko ubundi narenganyaga Iwanyu nibo- habaye yego ntabwo bayi rata we ntari we magira hari ndagiye we kuko nari nanagukumbuye pe ndagi mbwakazi nagiye mu gikombo ntabwo sadasesa ngiye gusenga ubuse ndihanira he noneho n'ibitutsi byukanye kanakaga Koja ndi wongeye kukwinjiza hano mu rugora icyo kunzindukira bisanzwe se cyane amahoro abakuzanye ishaje ko ntajya nkumenyera oya ari amahoro intego tuba tunatunganye nabonye iriya kampani irimo gutera imbere kabisa mperuka kuhanyura mbona rwose serivisi ntacyo ushaka kuyikoraho ibyo wagira urinda ku cyumba yuko ibindi igihe cyose naba nari kugenzwa n'ikintu cyiza ega namenyereye oya ntushobora no gutekereza yuko nshobora no kuzana n'umushoramari hakaza agashyiramo imigabane nose ko ibyawe wamenyereje gusenya oya Sinakubona. ngo nashobora no guhinduka nabyo bijya bishoboka ariko ja hagati aho nubwo nari ndi kugenda yego ariko uje nari nanagukeneye okay ubuhoro ni ibijyanye n'ibyo usanzwe ukora uzise ibyawe nanjye zibye nanjye ariko njye nkora ibintu byinshi cyane bo reka ibyo tubireke yego ariko ja reka nkubaze ubundi mbwiza ukuri kugira ngo bigende kuri uriya munsi hano mu rugo uriya musore nani Steven ndetse ubu yarafunguwe ari kufungura ndetse mu bihuze n'ibya Divine nawe mbone mwamuhishemo hariya ubundi uriya ntago ari umupango Mutesi ashobora kuba yarabahaye kugira ngo munyubye ubwenge gusa mugakora kariya kantu umva rero kugira ngo urabizi rimwe na rimwe ujya unanasengera nta kintu nawe sibyo urabizi ukuri kw'Imana ku isi rero n'Umutesi yaje n'igipimo bigezaho ariko se ko ari umugore wawe uretse ko yakwiba amafaranga ku iposho wamuhaye izari amafaranga uzagira ngo wenda yaba yayampaye kugira ngo biriya ngo mbyishyure yo niko nkuzi ko tuziranye urabizi ko nyakunda ko niyo byaba bibiri apfa kuba harimo akarikeri turikeri twa make byumva aho yagiteze nta mafaranga agira ariko gusa ni ukuri kose ikintu kibyishimiye ereka mukize sibyo ni ukuri kose Divine niwe nje uwajyaga ampereza njyewe namwemerera naho bariya bandi abo ba Mutesi uvuga n'iki rwose nta wundi byishimiye none se niba Divine ari we wajya kuguha amafaranga we yaraje kureba iki kuri wa munsi erega Eric hari ukuntu ugenda ukifunga rimwe na rimwe nyine ugasanga n'abantu b'igitsina gore bakoresha nawe utekereze ibintu umuntu wakoraga mu kabari sibyo kuba ashobora kuba yaterwa nk'ibihumbi nka magana akabimbereza umuntu bakifashisha imitima ikundaga niba ufite ibyo ujya ubahereza kugira ngo bagukunde ntamwaga ngo niyo ngo yapfa ngo niyo yabyagenda gutya ngo nazakureka nanjye nkamutomera yamuha yangase nibaze kandi n'ikindi
ugomba kumenya ko n'umukozi wawe ka gahungu najyaga mbona karafashe ubusatsi akabuza Kanamugire se niba ari igisoresho yagize yitwa Kanamugire najyaga mbona y'icyo gukina umenye yuko ni Divine wari waramuhaye akazi wari waramwohereje hano ukora iki se kandi iki ukora iki we nta makuru ufite kugira ngo azajya amenya uburyo waryamye uburyo wabyutse icyo wariye ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye n'ubuzima bwawe bwite bya hano yo ubwo birumvikana n'amarozi yari kuzamo iki ahubwo se ujya wumva mbwiza ukuri John urabizi neza Kanamugire yari yoherejwe na Divine hano kuri kwima ariko se reka nkubwire reka nguhe urugero wewe wajya ureba hari umuntu wabonye urarizamu ushobora kuza agafata buriya busatsi bw'abeza amafaranga aba yatanze kugira ngo abujyane babukarage kuriya nk'ubwoya bw'intama wajya ureba ukuntu kajyaga kigira umushahara wagahaga wenda simbizi ariko Divine nawe yagaherezaga amafaranga menshi cyane icyo kintu naragiketse yego uriya mwana yagiraga ubugambo bwinshi cyane bwinshi cyane bwinshi mbega nk'uku nguteye ni ukuvuga ngo uburyo oya katujye tubivugaho John atanso wingeranya nihirangegera katubivugeho simwari muri kuri misiyo imwe se simwari muri kuri misiyo imwe ariko je misiyo yanjye nayikoraga nk'umuntu yibashye nayikoraga nkirangegezi reka oya tugendane misiyo yawe wari watumwe na Divine yego Kanamugire yari yatumwe na Divine ariko ari ngiye mukuru mutarakoraga ahantu ngiye mukuru ariko na Divine najyaga mbimubwira namubwiraga yuko niyo yaduha misiyo turi benshi nge nabaga ndi cyongozi icyo nakoraga ni ukubahuza buriya yabahaga ngahe mbabara mbwiza ukuri yabahaga nk'amafaranga ngahe kugira ngo mwinjire mu buzima bw'umuntu mu bwangize mu bumene mu buyore mu bwanduze mu bukorogo uko mwishakiye reka nkubwire ni ukuri kose si ukukubeshya mbo yampaye amafaranga inshuro zirenze 5 ko mbona ntacyo yaguhinduriye se n'ubundi ariko umva nyine ariko se w'amafaranga yavuye mu bintu by'imyaka ngibyo by'ubugambanyi hano n'icyo yamariye umuntu nyine wowe n'ubyumva wakora umushinga ugatera imbere ariko ni ukuvuga ngo cyakora rimwe amafaranga make yampaye peni 50,000 amenshi yampaye kandi ubwo ntiwajya guyararana iki ntabwo wayamaranaga iminota uzi ko ubwo nayafataga nagenda ngapfa kwicara numva igitima kiraje ngo kuvuga ati se nubwo Eric ko rimwe na rimwe nawajya agenda kansengerera ubundi kumugambanira nitwaje iki none icyakoreka vuga ngo yigeze ampereza $380. ibyo byari bwo kugira utubwo iki ubwo ngaho yari kugira ute icyo gihe ni cya gihe hari igihe wigeze uza mwanzo wari ufite stress uragenda gucunga cyagiye Divine ari gushaka kugusoma ariko nawe wari utangiye kugwamo Eric cyagihe burya yari yampaye cya telefone kinini genda tubundika mu miganda gutya hahandi nisoseza mu bipango gutya muyibye se cyangwa ayo telefone wari ukuyikoresha ikinye ntabwo ndabyumva oya ninde gufata video uri kumuyagaraho nawe waje bakwesha nanjye ngataha mu rugo ngasanga rwagurumye John uretse ko n'ubundi ntabwo uzabireka nose uzabireka nimba guha amafaranga angana utyo ukaba nta kintu ahindura kuri wowe ukaba nta n'icyo washatse cyo kuyakoresha ubwo urumva ku kazi uzakareka uzakora iki oya finaroma ngenda ashaka kwishakira akazi gasanzwe kuko wenda ntayavunikiye urumva amafaranga yavuye mu buganga n'amafaranga y'ubukomisiyoneri burya nayo iyo utitonze ntacyo akumarira ariko gushaka akazi muri bindi naho ibintu byo kuvuga ngo byo kuryamisha abantu rimwe na rimwe ngo uzanice n'umuntu burya murasi w'umuntu ni ikintu gikomeye cyane ubu se ko uwo mukobwa wujindiriyemo buriya niho yishimira beke ntacyo kutugora none se amabenzi yirirwaga gutomera n'amayoga anyoye ku gakoma n'impengeri hari icyo byamutwara noneho yanzuba yarahindanye nishaka izase nk'uyu musego mbo John bankereza ku kazi
amakuru yawe ndayumvishe nta kundi. gusa warakoze. Inyama ziri he? Amahoro. Nuko rero nta nyama ndi kubonamo n'inyanya. Sawa muze kuryoherwa. Ntabwo urugo ndarumenya neza ariko ubwo murandangira. Imana ishimwe. Ko mukanku Karame. bimeze bite? Ni sawa. Sha nawe rwose uri ufite gahunda yo guhura n'uriya mugabo ahangaha? Oya. Ndagufasha. Nivire mu butayu. Ukuntu hano yari yasigara ubutayu buryoshye. Ubone rero nakubwiye ko ujya unca inyuma wanga kubyumva. Ntabishobora byose. Ariko ntubone njye niviriye iriya hirya. Ngeze hano kumbe mwari mwabipanganye. Kuko umuntu uvuye gusenga ntabwo twari dufitanye. Njye buriye mba nagucunze kabisa ku kintu cyose. Ngahita nkubona. Uretse utu twatsi niyahiriye mvuye mu butayu. Uzi ukuntu mbonye uriya mugabo ahise agira isoni. Avuye guhaha ariko birabanza rero wari no kubiteka. Tuziranye bisanzwe jya ugabanya ifuhe. Oya. Menya ko Maze aranakubwiye ngo inzara ngo ntikwice. Niyo mpamvu utampaye keya nk'iyo wajyaga umpa. Wowe wambwiye ngo ni keya ubu nari zikongera ukanterera nubwo tukakijya mu mabi ariko ntabyo yahise ukora kubera ifuhe. Kandi njyewe ni ukuvuga ngo nari mbitangiye ahubwo uriya mugabo ndebye ikijisho. Nari ngiye kugobera nzi kuri bumpe n'utunwa. Oya twarihanye iby'utunwa byo ntabwo bikibamo. Oya none se utunwa ni bibi? Oya. Ntabwo ari bibi. Ntamenya amasengesho yo kongera gutanga. Nagace uzajya mpase base nkagakeye nk'umugabo wawe. Uri wa mwana twanabanye neza kandi umenya ko twashyigikira. Erega ujye umenya ko uri umugore wanjye utagomba kundeka. N'Imana rega ntabwo yanga abantu bikundaniye. Ubwo uraje ujya gusenga rimwe ejo w'inyabyuga ntabwo tuzabisubira. Oya uzajya ureba ukuntu nyine umva gakeya rimwe na rimwe. Oya. Ubona ntitubikore kenshi. Ubwo se twaba twakijijwe ra? Ntakizwa naba mbonye aho ngaho. Erega umuntu arakizwa none akajya gusaba imbabazi ibintu bigagenda neza. Naho tuzajya tubikora n'ibicya tujya kwiga. Imana rega nayo ishaka ko dore amasengesho usigasega. Munyambano ni ibyo byiwe. Imana ibishaka ko n'igihe wacumuye uza ugasaba imbabazi ikibi no kugenda ugaheranwa n'ibyaha. Ubikora nkana. Ubwo se yabari nkana ko turi abanyantege nkeya ariko rekana nakudonere. Erega we ndagukunda nuko ujya ushaka kubyirengagiza. Nizo cyaya mba ndi kwishakira. Nzajya nziguha nta kibazo ngewe ndi uwawe ntari. Ntiwumva ariko gusa nyine nubwo wenda ngo usanze mu nzira ariko sinabura no kukubwira buriya wa mukobwa wawe se hari icyo utabonye. Najyaga mbikubwira ukabyirengagiza. Ibindi waretse kunkura muri mudu. Ivire gusenga utume mvuga nabi. Nyine uvuye gusenga ariko sinabura noze sinkubwiye ko ngukunda. Burya abantu bakundana banabwizanya ukuri. Buriya sinabura kukube wa mukobwa wawe buriya narabitekereje. Kuva cyagiye twahura twamara guhura akansuzugura ndi sebukwe. Icyo kintu nahise mbona ko na bya bindi byose byabaye umuhungu wanjye nawe abiri inyuma. Ntabwo ngishaka umuntu uvuga kuri Mutesi. Urumva? Singishaka umuntu uvuga kuri Mutesi. Mutesi we wamuzamuye. Bita numva sukarange itangiye kuzamuka. Mbabarira. Cyangwa umbwire nkubwire nabi muri uyu muhanda. Ibyabaye kwa Eric Mutesi si umwana wanjye. Ese ko mba numva muri gushyigikira umuhungu wanyu ntibindi tujye tuvugisha ukuri twese ntituri ababyeyi. Uretse kubeshya nimba barasohoye umugabo wari uri kumwe na Mutesi nta mukobwa basohoye yari ari gukora iki na Eric? Kwabwirwa n'iki ko buri wese atari ari kumwe n'uyo hirya mwaragize mukabona ko wanjye rwe nsina gufi yo gucibwa vurukoma. Ariko rero Mukankusi ibi byose njye mba mbireba nkabibona nkurikije amahane uriya mukobwa yangaragarije. Uzi ko ari nkawe neza burya inkondi iva ku mukuru. Erega tutihagazeho bajya batunyara hejuru yewe.
niho ndiva uzi ko abantu bose nawe nturi shyashya ntibinde tujye tuvugisha ukuri dore ko ari by'umukobwa waje wenda nari mukubite mu nzira kazongera kunshingaho nzagasatura umutwe ureba abantu bose bahuruye ko abantu bose atari bahuruye kubera wowe se bari kwibaza njye cyo ibintu kiganiro rwose nkigishaka mu matwi yanjye uzi ko wagira unshaka ajya avuga mutesi azajya atabona isura yanjye Yesu we abantu bose bahuruye no kuri kw'Imana uzi ko wagira ngo urenda ntibashaka bahurure ariko nyine nawe ujya umbwira ngo buri gusenga ariko nawe ni wowe ubu nzamuriye puresha kamera mbabarira umuntu yigabanya ubashaka ko tuzajya tuvugana neza sinzegere numva hari umuntu uvuga mutesi umenya ko yanyambitse igitenge cyiza sinkeneye umuntu umuvugaho ujye mutuza mujuza n'ibindi biganiro tuganire unanivire gusenga numva nshaka kuganira ku bintu byo gusenga gusa ariko mbuhise umvangira muraho neza nanone kandi nabwo urongera umfuhire ntadusuje twembe noneho nyine ubwo urumva mwabivuganye ariko noneho mukankusi nanjye naraje ngorerwa muri uyu mudugudu njyewe rero ndabona ntaguma muri uno muhanda reka nigendere okay ngaho komeza ugende nanjye reka njye kwishakira ubwatsi bw'inkwavu ubu ngubu ngiye biba byanyobeye niba mvura imudu yo kutambwira ibyo kwa Mutesi na Eric zaze tubagura ukwavu tururye dore zirimo zirakura naho ubundi nyine bayi ngiye kwihigira ubwatsi no heri nushaka ntunsezere pe ariko noneho mana yanjye hari ijambo mvisha uriya mugabo avuga buriya muri gutunga ntabyageze muri gutunga ntabyageze burangiye mbuze icyo kuvuga no kuri kw'Imana badushakurije rwose badushakurije nimwihangane namwe wasanga mu ngo zanyu ejo ariko bizagenda ngaho bayi ntibinde kandi ugende neza yewe we egere kwahira ubwatsi sinanga umuntu uvuga kuri isi yose rwose isi yose irumiwe isi yose irumiwe buriya si umugore ni kabutindi koko uzi ko umuhanda wose wahuruye gusa ubona umugani arinyuriye iki muri iyi nzira inzira ziragwira sinzi ko no munsi uza kumbera muhire bite sheri sheri waje ni karibu ni karibu rwose yewe mba naniwe reka twicarane naniwe wiriwe ute se ndaho meze neza wiriwe neza urebe nta kibazo reka nzi nkwegera twicarane ndabona wari naje wananiwe cyane mba naniwe ariko uzi ukuntu bitwite ugomba kubyangana kuko nyine buri muntu uriya aba afite uko agomba kumanaginga ikintu kimuriho kuko nanjye ndabona utorohewe ariko niyo mpamvu nanjye ngerageza kukuba hafi nkanataha kare kugira ngo nze tube turi kumwe dutaramanye utaza kugira ikibazo wenyine mu rugo erega umugabo mwiza Imana yanyuhereye ahubwo buriya ko bajyaga bavuga ngo nuramuka ushakanye n'umushinga ntabwo uzagira urugo rwiza buriya urugo rwacu rureba gute hamwe n'urwo kwa Eric bitewe nuko ni kurwumva
ariko shira ariko uzi ko iyo myumvire ari y'abantu b'abaturage batarasirimuka ahubwo se n'abandi bafite urugo rwiza nkatwe. wenda urebye Eric na Mutesi sinzi ikibazo kirimo, niba ari ukutaganira ku mugore n'umugabo, niba wenda hatarabayeho kubwizanya ukuri mu buzima bwabo baca, wenda buri umwe yagize akiri muto, kuko urebye amakimbirane ahorayo sinumva ko ari asanzwe yo mu ngo zisanzwe. ahubwo wowe ubibona gute buriya? Asheri ngewe rero ukuntu mbibona mbona nyine hagati yabo bombi hatarabayeho kubwizanya ukuri, kandi akenshi n'ubundi urugo rwubakira ku biganiro, wasanga batajya babona n'umwanya wo kwicara ngo baganire. Ikibazo cyo ni kibundi, ubundi iyo harimo ikibazo mu rugo ukabona mugenzi wawe ashobora kuba yakubangamira mu masaha nk'aya ngaya nimugoroba, hari igihe umubwira ati sheri nyene ko tuganira, ukamubwira iyo indaho yakubangamiye taka akantu yakoze karambangamira, wa wundi ubibwiye nawe ahita amenya ko kumbi yakubabaje ejo, kugira ngo yubake urugo ruzima, bituma nejo atongera kuba yakwifuza kuba yakubabaza. ahubwo ikibazo gihe urebye nyirizina harimo wasanga Eric nawe yihera mu nzoga ntanaho umugore umwanya wenda ngo natahe nka kare, wenda ngo amuhe umwanya wo kugira ngo baganire. Ibyo ni ibyaba ahubwo twe kubitinda, ahubwo mva ngusetse nyine bakivuga ngo abagabo b'abanyenkombo nyine nanjye numvise ubwoba bunyishe urumva, kubera ko najyaga numva bavuga umugabo w'umunyenkombo iyo mushakanye aritetesha ukajya gushakisha yiriwe mu rugo, yewe ngo unamushyira mu ibasi ukamukarabya. Rero najyaga agira ubwoba ko nawe uzabimbwira ngo njye gukarabya. Urebye ibyo nibyo bavuga, ariko ntaho biba bihuriye n'ibyo n'ibigaragara. Wenda n'igihe umwe ashobora kuba mwagatukisha bose bikitwirirwa nyine abanyenkombo bose, ariko deje urabona ko kuva twamara gushyingirwa babona bavuga ko tutazarambana, ariko urabona imyaka igera muri 2 turayimaze tumeze neza, akazi ndagakora nkuko bikwiriye, n'ubu twashyingiye nta modoka, ubu tumaze kugura imodoka, akazi karakomeje kameze neza. Abashingira kuri ibyo babashingira kuki? Erega guhuza nicyo cya mbere mu rugo, ibindi byose biza nyuma. Ahubwo vuba aha ngaha mu mwanya zo kwitegura turebe ko dusohoka mu mujyi tujye gushopingira bebe imyenda hakiri kare, tujye tumutegurire. Ibyo se ndakubeshya se maze ngewe mba nabicaye amazi mba numva hakiri kare. Oya, umwana wa mbere umuntu agomba gutangira kumuzigamira keza kose abonye bahuye nako akamugurira, yabona hari rivaje igezweho ku isoko akayimugura, kuko urumva nta kintu umuntu abakora urugo rwe n'umuryango kugira ngo rubeho neza, kandi nawe agira ibyishimo kuko abona biwe basa neza. Ubundi Yesu yarakoze kukungenera, ahubwo se kutaganirije umwana. Naje kujya unjyana mu byo kumbaza uko niriwe, bituma njyamo no mu biganiro byo kwa Eric, bituma ntibuka guhita mbaza umuntu. Ntabwo kigira amatsiko pembe, bundi bataha guhita umbaza umwana. Ariko reka nze numva kana kandi ko kameze. Oh bebe, papa aragukunda, papa yatashye. Ngaho usuhuza papa nawe yaje. Kumvisha igana twa turimo na mama. Vugisha papa arimo arakumva. Yewe. Arimo karatera imigeri shawagira ngo nagahungu nkase. Uzi imbaraga gafite. Yego. Ese ubu sheri urebye umwana tuzamwita ndubona. Yego. Mu igitekerezo ubundi ubutekereza amazina tuzamwita ari nka yahe? Yeba numva tuzamwita nk'amazina ne, ariko ntabwo ndayatekerezaho. Rero twatugiye gushyiramo n'abarumuna nayo n'abashiki bose. Erega umenye ko ari imfura. Ariko ndaje ndareba muri dictionnaire y'amazina, y'amazina agezweho. Amazina y'amasirimu. Ahubwo se nakubwiye ko nagiye muri ecography. Nagiye kuyica mu ngubu namenye igitsina ntuye itari iki. Kagira inkuru. Washakaga ko nzabyara iki? Nakubwiye ko ameze ko atiye umugeri wajya ni umusore. Wasanga wenda nanafuye cyangwa wenda uzi ko wagira ngo wafatikanyije n'Imana kumurema. Ni umuhungu niko babiri. Byikora umuntu ahita nabyiyumvamo. Nta mpungenge zo kuba umukobwa ko n'ubundi tuzatumubyara, ariko niba umuhungu n'ubundi bakeshoje ubundi baraje babona umugabo wabo. Nese ko wajyaga wikomeza ukambwira ngo umwana wese n'umwana, none mpise n'ubu wowe washakaga wari. Oya, mwarega wa mbere aho wari wese amufite amashyushyu. Uko yaza wese ari ameze n'ubundi abari umwana. Ugomba kumwita uko niyo mwana ubugaragaza wowe wahazaza. Ari umwana ufite amatsiko kandi ufite amaraso yawe. Ariko nanjye bambwira ko ari agahungu, numvishe ibyishimo binyishe. N'umugabo azamemba azanye. Ubundi ubwo nzabukoreye cyane nitubamara nituva kwa muganga. Uzi ibintu bigezweho, yego ko hari ibintu njya mbona iyo nagiye kuri stati. Umugabo asigaye ashyira umugore ururabo rurimo amafaranga menshi. Umve sheri, nta bintu byo kunsondeka birimo. Wigira ikibazo.
tukajya gushopingira Ah, bagushopingira nzane n'inshuti z'umuryango nk'esheshatu cyangwa 8 tuzi kureba kwa muganga nunabishaka nzakora na video uri kuba kwa muganga kugira ngo wishime. ahubwo se ubwo ntabwo wari waratekereje ko kamera uzayizana ku bitaro? Ibyo wikirirwa ukimbazaho kuko mfite abantu bari kubifasha kubitegura. Mfite abantu bari kumfasha kubitegura yego nubwo mba ndi mu kazi ni byiza ariko hari abantu b'inshuti zawe nabwiye kumfasha kubitegura kandi nabwiye ngo byibanga. yego none urabimeneye? Oya ntabwo mbakubwiye none se urumva mbakubwiye. Okay, nta kibazo ngo wegende ujye muri dushe. Reka gende nambure ubundi ndaje ndi ku meza. Yego Sawa ndaje. ariko mana warakoze kumpa umugabo nkunda koko. Ibi nibyo nashakaga ubundi.